Yes, reka twongere tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hamwe. Ubu birashoboka ko ari ku mugoroba wo kuri iyi tariki ya 4 Mutarama 2020, turi ku munsi wo kuwa 4, ariko hano birashoboka ko nanone ari ku mugoroba. Ni One Nation Radio, nge nitwa Simeon Stizo Muhumuza, turi mu kiganiro cy'uyu mugoroba nanone turi bwongere kuganiriramo. Gira ngo ntabwo hashize igihe kirenga icyumweru hirya no hino mu binyamakuru hamenyekanye inkuru ijyanye n'abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaganye itumirwa rya Paul Rusesabagina ngo azavuga ijambo mu mujyi wa San Antonio muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe uyu amaze kumenyekana nk'umuntu uhakana jenoside yakorewe abatutsi ndetse utera inkunga imitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. No kuva tariki ya 10 kugeza 26 Mutarama muri uyu mwaka turimo wa 2020 nibwo ibyo biganiro biteganyijwe kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyiswe Dream Week, aho uyu Rusesabagina biteganyijwe ko azaba avugamo ijambo ku itariki ya 10 Mutarama 2020. Byumvikane ko ari ku munsi w'ejo, aho yatumiwe nk'umuntu ukora ibikorwa by'ubugiraneza binyuze kuba ari umuyobozi wa Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation. Iyi Dream Week igizwe n'uruhurirane rw'ibikorwa byiganjemo ibiganiro bigaruka ku kuzirikana inzozi za Martin Luther King ndetse zo kubana nta muntu n'umwe uhezwa. Abamuhaye ubutumire bivugwa ko bamushimagiza ko mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yagize uruhare mu kurokora abahutu n'abatutsi basaga 1268 muri icyo gihe bahigwaga n'interahamwe, ndetse akabahungishiriza muri Hotel de Mille Collines iherereye i Kigali ntihagire n'umupfa. Gusa ariko ibi ni ibikorwa ubuhamya bwinshi bumaze gutangwa ku byabereye muri Hotel de Mille Collines bugaragaza ko atari ukuri, uretse filme irimo ibigaragaza ko hari ibitangaza byahabaye, kuko nta cy'ubuntu bahawe, ahubwo ibyo bakoze byari ubucuruzi aho kuba ubutabazi. Iki kiganiro rero uyu Paul Rusesabagina yatumiwemo kizitabirwa n'abarimo meya w'umujyi wa San Antonio witwa Ron Nirenberg, umwanditsi Laureate Octavian Kwitanira ndetse n'uwashinze Dream Week Shoker Nakpodia. Ni ibintu abanyarwanda baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'inshuti z'u Rwanda yewe n'abandi bari hano mu Rwanda bakomeje kwamagana. Ariko nanone kuri uyu mugoroba tugize amahirwe yo kuba turi kumwe na perezida w'umuryango w'abanyarwanda baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni Professeur John Musine. Uyu mugoroba niwe turi kumwe, turi buze kuza kuba tuganira kuri iki gikorwa. Professeur John Musine, turi kumwe ku murongo wa telefone, muratwumva neza? Yego Simeo, turakumva kandi akoze ku butumire bwanyu. Aho ngaho muri sangahe? Twebwe i Kigali turi mu masaa 2:30 z'umugoroba. Hano mu mujyi ntuyemo wa Indianapolis ubu ni saa 6:13. Natangiye mbwira abadukurikiye kuri uyu mugoroba, ubwo ndavuga ku mugoroba kubera ko ndi mu Rwanda, ariko wenda n'ahandi abadukurikiye bari mu masaha atandukanye badukurikiye, nababwiraga kuri iki gikorwa mwebwe mwafashe ya mbere yo kwamagana. Ubundi wenda usibye n'ababisomye mu bitangazamakuru hirya no hino, biteye bite nk'abantu bari aho ngaho kugeza kuri uyu munsi wa none? Urakoze kuri icyo kibazo ubajije. Icyo navuga nuko nk'umuryango nyarwanda hano muri Amerika dukomeje kwamagana udutsiko tw'abantu nka Rusesabagina n'abandi bakomeje gupfobya amateka yacu, kandi bakomeza kugaragaza ko mu Rwanda habaye jenoside ebyiri. Ariko icy'ingenzi ni uko ari resolution ya Nations Unies na House of Commons yo mu gihugu cya Canada, bose bemeza ko jenoside yabaye ari imwe kandi ari jenoside yakorewe abatutsi 1994.
ariko nk'aba ba Rusesabagina n'abandi, icyo navuga ni uko nk'umuryango nyarwanda hano muri Amerika bafashe ingamba yo gukomeza kwagura umuryango nyarwanda hose. Ukaba dufite imiryango iri muri za state 25 muri state 50 za Amerika. Tukaba twumva ko ahantu hose bajya babatumira ko natwe twahashyira ibirindiro, tugatanga ibiganiro bitandukanye kandi tukagaragaza ukuri ku mateka yacu, kugira ngo abo bakomeje gupfobya amateka yacu ntibabahe urubuga. Hanyuma biteganyijwe ko ejo ari tariki ya 10 aribwo Rusesabagina agomba gutanga iki kiganiro. Ubwo mwabitangazaga mu minsi yashize mu bitangazamakuru, mwavugaga ko muri kugerageza kureba uburyo icyo gikorwa kitazaba. Ese ubu ko habura amasaha make, hari icyo mwabashije kugeraho? Yego, hari ibyakozwe. Twanegereye n'ibiro bya meya wa San Antonio, tuganira na bamwe bakora muri ibyo biro bya meya wa San Antonio, tugaragaza ukuri uko ariko, kandi tunabereka ko Rusesabagina hari ibyaha akurikiranwa by'iterabwoba, ko yagiye abesha ibintu byinshi ko afasha abana b'imfubyi mu Rwanda, kandi ashaka akusanya amafaranga yo gufasha udutsiko n'imitwe yitwaje ibirwanisho mu gace ka Kongo. Ibyo ni ibintu twagiye tugaragaza kandi nabo barabyumva, ariko mu byo batubwira ni uko binashobotse ko Rusesabagina n'ibyo yakoze yajyanwa mu nkiko, akaba yakurikiranwa n'inkiko ku byaha by'iterabwoba n'ibyo bikomeje gukoreshwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi pfobya amateka y'igihugu cyacu. So twarabikurikiranye no mu itangazamakuru rya na San Antonio, no ku rukuta rwa Twitter twagiye twandika twamagana ubwo butumire, kugira ngo bamenye ukuri aho guhagaze. Nta gisubizo cyangwa umwanzuro baraduha kugeza kuri iyi saha, ariko ikindi twabasabye, nubwo icyo kiganiro kitahagarikwa, ko natwe baduha urubuga tukagaragariza abantu ba San Antonio ukuri n'amateka yacu. Icyo ni ikintu tuzakomeza gukora muri communities zitandukanye hano muri Amerika. Urareba ko Amerika ni igihugu kinini, ariko dukomeje gukorana n'abafatanyabikorwa bacu. Hari imiryango y'Abayahudi, tuzajya dukorera hamwe ibiganiro bitandukanye kugaragaza amateka y'ibihugu byombi, ari igihugu cya Israel n'u Rwanda habereye jenoside. Hanyuma nubwo wenda batarabasubiza ko n'ubundi iki gikorwa biteganyijwe ko kizaba hagati ya tariki 10 na 26, ese mwiteze ko wenda nubwo Rusesabagina yatanga icyo kiganiro, namwe wenda muzahabwa umwanya kugira ngo mugire ibyo mutangaza, namwe wenda mubazaba bitabiriye ibyo bamukurikiye, namwe wenda babakurikire? Kugeza ubu ntacyo baradusubiza niba bazaduha urubuga, ariko mu byo twakoze ni uko umuryango nyarwanda muri leta ya Texas babaze igihe abanyarwanda bishyira hamwe kugira ngo umunsi nyenizina bazabe bahageze, kugira ngo banyomoze ibyo binyoma bya Rusesabagina muri icyo kiganiro. Hanyuma ngira ngo Professor John Musine, ntabwo ibiganiro nk'ibi ari ubwa mbere bibaho ngaho, kuko nanone hari ikindi gikorwa kigeze kubaho mu minsi yashize nacyo mukiburizamo, cy'undi umunyamahanga nawe wavugaga ko wagaragazaga uburyo butandukanye burimo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994.
ariko si biko ari ibikorwa bikomeje kugenda biba, umuntu yavuga ko ingamba mufite ari izihe kugira ngo abo bantu bakomeza gupfobya jenoside yakorewe abatutsi bidakomeza kuba gutya? Ibyo uvuze nibyo. Mu minsi ishize hari umunyekanadakazi Judy River, nawe wahawe ikiganiro muri Texas, turamwamagana. Ahubwo iryo shuri ryamuhaye n'urwo rubuga, ryaje no kuduha urubuga natwe dutanga ikiganiro kirambuye cyitabiriwe n'abantu basaga 400, tubabwira amateka yacu uko ahagaze, binatuma ahubwo n'iryo shure perezida wabo yemera kutubera intumwa yihariye n'umuvugizi ku mateka yacu. No mu mujyi wa Atlanta twamaganye witwa Claude Gatebuke ahurije hamwe n'agatsiko k'abantu bita Friends of Congo. Abo bose ni abakorana na ba Rusesabagina bagamije gupfobya amateka yacu. Ingamba dufite rero nuko kimwe tumaze iminsi turebera hamwe ukuntu twajya dukorana n'ibigo by'abayahudi mu mastate atandukanye, tukajya dutanga ibiganiro kuri jenoside yakorewe abatutsi 1994 n'amateka yacu muri rusange, kugira ngo abanyamahanga cyangwa ibyo bigo hirya no hino muri Amerika byamenye ukuri, kuko tumaze kubona muri iyi minsi ishize ko Rusesabagina n'abandi bakomeje kwegera za universite cyangwa ibigo byikorera by'abirabura b'abanyamerika. Rero ingamba twafashe nuko tuzajya dukorera ibiganiro bitandukanye muri izo universite n'ibyo bigo kugira ngo tugaragaze ukuri kandi tuvuge ku mateka yacu nk'uko twe tubizi. Ntabwo tuzigera twemera kundi umuntu tuvugira amateka, kandi tuzakomeza kwamagana ibyo bikorwa byose bifuriza n'ab'u Rwanda cyangwa bashaka gupfobya amateka yacu. Hanyuma rero dusoza, Profesa, ngira ngo hari ubutumwa ushobora guha abanyarwanda. Radiyo yacu igera muri diaspora hirya no hino, baba bari muri Amerika, baba ndetse n'abari mu bindi bihugu harimo n'igihugu cy'u Rwanda nyirizina. Ubutumwa bwanyu ni ubuhe? By'umwihariko ariko twibanda ku bikorwa nk'ibi biba umuntu yavuga ko atari byiza kuko biba bipfobya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ubutumwa na abanyarwanda aho bari bose, icya mbere ni ukubabwira ko ari inshingano zacu buri munyarwanda wese ahahereye hose guharanira ukuri, kuvugisha abanyamahanga aho baherereye hose bakababwiza ukuri ku mateka yabaye mu gihugu cyacu. Icya kabiri navuga ni uko imbaraga za diaspora zitari umubare gusa mu mafaranga twohereza mu gihugu gusa, ahubwo ko buri munyarwanda wese uri mu gihugu cye mu buryo ari bwo bwose, haba mu buvugizi cyangwa kugaragaza ukuri ku Rwanda n'isura y'u Rwanda uko imeze, kugira ngo ntihazagire umuntu ari we wese wapfobya amateka yacu. Ikindi navuga ni uko abo bose bafite imigambi mibi, umuti n'umwe. Umuti nk'abanyarwanda duhereye muri diaspora ni uko twakomeza gukora ibyiza, tugakora ibikorwa biduhuza hamwe guteza imbere igihugu cyatubyaye kandi twerekereza muri cya cyerekezo 2050. Niwo muti, gukomeza gukora ibyiza no guteza imbere igihugu cyatubyaye. Uwo niwo muti ukomeye. Abo rero bagifite ibyo bitekerezo bibi, icyo tubabwira ni uko turi maso kandi turi tayari guhangana nabo igihe ari cyo cyose byaba ngombwa ko twakoresha ubuvugizi n'imbaraga zacu.
Professor, reka tugushimire kuri iki kiganiro kigufi tugiranye kandi dukomeze tubifurize gutangira umwaka neza aho muri ndetse n'abandi banyarwanda baba bari muri diaspora n'abari mu Rwanda hose, dukomeze tubifurize kugira ibihe byiza. Murakoze cyane. namwe tubifurije umwaka mushya muhire n'ibikorwa byiza mu itangazamakuru.